amashimwe n'icyubahiro n'ibyicaye Imana kuri ya ntebe, amashimwe no gukomera n'ibyicaye kuri ya ntebe, amashimwe yawe Mana niyicaye kuri ya ntebe, amashimwe no gukomera n'ibyicaye kuri ya ntebe, yakoze ibikomeye Mana, amashimwe n'icyubahiro n'ibyicaye kuri ya ntebe, amashimwe n'icyubahiro n'ibyicaye kuri ya ntebe. Warahabaye Mana, wagize neza, amashimwe yawe Mana arakomeye Yesu, amashimwe we n'icyubahiro n'ibyicaye Mana kuri ya ntebe, amashimwe Mana no gukomera n'ibyicaye kuri ya ntebe. Waraturinze Mana kandi bikomeye, waraturengeye Mana kandi bikomeye, amashimwe Yesu n'ayawe we, amashimwe no gukomera n'ibyicaye kuri ya ntebe, izongera ikore n'ibindi, Imana yera izongera ikore n'ibindi, twarakubonye uzongera ukore n'ibindi, uratabara uzongera ukore n'ibindi, Mana Yesu uzongera ukore n'ibindi we, haleluya Mana uzongera ukore n'ibindi, waraturengeye uzongera ukore n'ibindi, twarakubonye uzongera ukore n'ibindi, waraturinze uzongera ukore n'ibindi, Imana ishimwe uzongera ukore n'ibindi, turagushimiye uzongera ukore n'ibindi, wagaragaje imbaraga zawe uzongera ukore n'ibindi, warengeye ucy'u Rwanda uzongera ukore n'ibindi, waraturengeye uzongera ukore n'ibindi, Imana ishimwe uzongera ukore n'ibindi, Arohimu we uzongera ukore n'ibindi, Mwami Yesu wacu uzongera ukore n'ibindi, twarakubonye uzongera ukore n'ibindi, Imana ishimwe uzongera ukore n'ibindi, haleluya Mana uzongera ukore n'ibindi we, haleluya 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 haleluya. Turabashuje mwese mu izina rya Yesu, dushimira Imana cyitondo cy'umugisha igihugu cy'u Rwanda, bitewe n'igihugu urimo, abari n'ijoro ryiza, abari mu gicamunsi cyiza, Imana tubifurije umugisha w'Imana n'umwaka mushya. Rero dushima Imana yagize neza, amashimwe n'icyubahiro by'Imana isumba byose mu ijuru, kandi yakoze ibikomeye mu myaka itambutse, tuzi ko izongera igakora ibindi imyaka iri imbere, Imana ibishimirwe. Mwe abakunzi b'ijambo ry'Imana, dushimira Imana ko yaturinze muri mwaka itambutse no mwaka dutambutse, ntabwo byari byoroshye nubwo n'uyu nguyu bitoroshye, ariko biravangiye yaturoka urupfu rukomeye, izakomeza kuturokora, kandi Imana yaturinze imigambi ya Satani myinshi, yaturinze ibitero bya Satani bihari, kandi na n'ubu Satani aracyakora, ariko na Yesu arakora, Imana ihimbazwe. Rero Imana izongera kure n'ibindi, yakoze ibyari bitambutse imyaka ishize, mwongeye tuyigirire icyizere ko izakora n'ibindi, Imana ihimbazwe. Tubifurije umwaka mushya muhire wa 2025, uzabahire kurusha indi myaka yose, kandi Imana izabane namwe kurusha mbere, Imana ihimbazwe cyane. Biraba ngo tugarure ibihe byacu kurusha ibyo twatakaje, Imana ibahe ibihe byiza by'ijambo ry'Imana, ibihe byo gusenga, ibahe ibihe byo gukiranuka, Yesu yajya abaha imbaraga zidasanzwe, Mwuka wera akora ibikomeye mu bugingo bwacu, Imana ihimbazwe. Rero abajyamo mudushyikira muri mwaka utambutse, Imana ibahe umugisha, turabashimiye mwese
Imana ikomeze kubagwa no kubagira neza, kandi tubifuriza n'amahoro ya Kristo uno mwaka, kugira ngo kuko kwiza kw'Imana kuze kubarwanira. Imana himbazwe cyane. Dutangiye uno mwaka, iyi ni tariki ya 4 y'ukwezi kwa mbere 2025. Dutangiye ijambo ry'Imana. Yego, rero mwimva mwikaze mu ijambo ry'Imana. Turi abegereje nk'abana b'abandi, tutiri abegereje rwose nka bene data. Reka dusenge dushima Imana yaturinze n'amwe ikabarinda. Imana ibishimirwe mu ijuru. Mana nziza usumba byose, Uwiteka himbazwa. Turagushimiye ko waturinze imyaka itambutse, warengeye abanyarwanda, urengeye abanyafrika, urengera i Burayi, urengera abazungu n'abirabura, wakoze ibikomeye. Himbazwe Yesu. Warengeye imfugira mpfakazi, Uwiteka lazo menema. Warengeye nyagasare badafite shingiro rugero, urabanije nk'Imana. Natwe waraturengeye tutari beza, ubishimirwe Imana data twese mwiza. Turagushimiye ko tugeze kuri tariki enye z'ukwa mbere 2025. Hari benshi batayihagejeje, suko batabishakaga, ahubwo byose wemera ko bibaho ko mu maso yawe. Ngo tukwaye ikaze Mwuka Wera ngo bari natwe. Icyo duheje n'imbaraga za Satani zose zibirere bimwe katika jina la Yesu Kristo. Turakwinginze Imana data twese mu ijuru yongere ganze, kandi ndakwingiza Mwami Imana ngo uno mwaka uzabana abera bawe, uzabana ubwoko bwa nyagasani ku isi hose, uzadukomereza amaboko bundi bushya Uwiteka. Ngo bana natwe mu ijambo ryawe, Mwuka Wera ganze, ntabari twe ahubwo izina ryawe shyirwe hejuru. Yesu, urakoze kumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo, amena. Imana himbazwe. Amashimwe no gukomera tosenema. Uno mwaka rero intego ijambo ry'Imana tugomba kugenderaho niyo gukizwa bigishoboka, gushaka Imana hakiri kare, kwegera Imana. Biravuga ngo nitwegera Imana Satani azaduhunga. Nubwo abantu uno mwaka bashaka kuva ku Mana ari benshi, ariko turasaba Imana data twese mu ijuru ikomeze ubugingo bwa benshi, kandi ikomeze kurinda ubugingo bwa benshi, itanga imbaraga. Uno mwaka ni igihe cyo gusenga no kwegera Imana kurusha igihe nanone twaseze, kuko igihe cyo kuza kwa Yesu kurimo kwegereza. No kugira ngo ube maso nawe maso, ko Satani we ntasinzira ahora akora, ariko turashimira na Yesu Kristo umwami wacu ntajya asinzira, ahora turengera buri munsi. Tugiye kugana ku magambo akomeye rero ijambo ry'Imana. Intego rivuga ngo Imana igukomeze ukomeza abandi. Ndafashijwe no kuruka Imana gufashwa ni byiza. Imana igukomeze ukomeza abandi. Uno mwaka no gukomera mu mbaraga za Yesu, nawe ugakomeza abandi, kuko ntago wakomeza abandi nawe udakomeye. Suko bimeze se. Turasoma igitabo cyiza, ibitabo bibiri muri Bibiliya, igitabo cya Yeremiya, ibice 2 umurongo wa 17, wenda tuza gusoza 20. Tuze no gusoma Yeremiya ibice 31, bere ku murongo wa 3, dusoreze ku murongo wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nge nawe twumve icyo Imana dutegure mu mwaka mushya twinjiyemo. Nubwo harimo amagobwa mwinshi, ariko Imana izaturengera. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Ni jambo y'intego y'Imana, cyangwa intego rivuga ngo gukomera ugakomeza abandi. Imana himbazwe. Hera ko ndababwira ati nimo reba yuko tumeze nabi, kuko Yerusalemu habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake nk'ikeze Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Ubu murimo w'Imana ufite igitutsi biteye ubwoba. Ndababwira ngo ukuboko kw'Imana yanjye ku buryo kwangiriye neza. Ndababwira naho amagambo y'umwami yambwiye
baravuga ati nimuhaguruke twubake, nuko biyungamo imbaraga bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Imana ihimbazwe cyane. Amagambo y'Imana araryoshye pe. Umurongo wa 19 ngo nuko Sanibalati n'Umwamoni na Tobiya umugaragu w'umwami babyumvise baraduseka, baradushinyagurira. Abantu buriya Satani yashyizeho bo guseka abantu bakora umurimo w'Imana. Ariko biraba ngo bazabona ishyano. Baradushinyagurira, baradutonganya bati ibyo mukora byo ni ibike? Murashaka kugomera umwami? Mvira sha. Gorashaka kugomera umwami. Barakora ibyo Imana ishaka ngo kugomera umwami. Ino si ni umwami wa Satani n'uyobora abizi. Uwo bantu rero barimo kugira ngo badakora ibyo Imana ishaka ngo batababaza Satani. Ariko sha. Bahishira ikibi. Uno mwaka nta mishinyiko. Ngo murashaka kugomera umwami 20. Maze ndabasubiza ati Imana nyiri ijuru nizatubashisha, niyo kizatuma twebweho abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Imana ihimbazwe. Imana iguhagurutse mu izina rya Yesu. Yesu aduhagurutse mu zindi mbaraga. Ariko mwebweho nta mugabane, nta n'uburyo, nta rw'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Muvuge ngo amen. Magambo ni meza cyane kandi arimo ubuhanuzi bukomeye. Dusoreze mu ijambo igitabo cya Yeremiya uhanuraga inyuma y'urusengero. Titira avuga ngo Imana igirira isezerano rishya n'abantu bayo. Murongo wa 3 aravuga ngo Uwiteka yabonekeye kera nkiri nukuri, nagukunze urukundo ruhoraho, cyo cyatumye nkukuruza ineza nkakwegereza. Imana itwegeze mu izina rya Yesu, nkakwegereza. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwami wa Isiraheli we uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe, uzongera z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samariya. Muvuge ngo amen. Ni amagambo y'ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Imana itugire ubuntu kuri uno munsi, kuri uno mwaka mushya. Imana ihimbazwe cyane kuko yabonye ikiremwa muntu cyangwa abantu b'Imana cyangwa ubwoko bwayo yiremeye bwarasenyutse kandi busenywa na Satani. Yabonye ko uno mwaka tugomba gukomera tugakomeza abandi. Imana igomba kudukomeza tugakomeza abandi. Kandi ntabwo ari gukomera mu by'isi, yego ngo utunge rwose utunganirwe, nabyo ni byiza, ariko iyo bitarimo Yesu nabwiye ngo byose naba ari ubusa. Ni ugukomera mu by'agakiza k'ijambo ry'Imana. Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Nehemiya rero avuga ijambo rikomeye ariryo tubanje gusoma, ngakomeza abantu ngo bubake. Nehemiya yagize ishaka ngo yakwa umwami uruhushya yo kujya kubaka Yerusalemu cyangwa muri Isiraheli, bitewe n'uko wabivuga kose, kuko harabaye icyo gikomeye cyane. Izo nkike ziba zihari, bigenda babigaragaza Misiri ko bihari izo nkike Nehemiya yubakishaga. Amateka arahari rwose. Ngo Nehemiya ashaka abakozi bagomba gufatanya umurimo kugira ngo ukore umurimo w'Imana. Agize ishaka, Satani ahagurutsa ngo Tobiya na Sanibalati ngo barabanyega barabaseka ati ibyo mukora ni biki? Bishava ngo harimo muri bamwe muri abo Tobiya na Sanibalati bari barasenye.
baragize uruhare rwo gusenya ziriya nkike. Noneho Imana ihagurutse Nehemiya n'abandi bakozi ngo bararakara barabanyaga, ibyo mukora ni ibiki? Tugeze mu isi aho umuntu akora Imana ngo bategura bari mu biki? Aho Satani ahagurutse abantu kandi batwegereye, aho kwiyanga abantu bafatanye kubaka, ahubwo barasenya. Ubu abantu barimo gusenya ubutumwa bwiza, ariko ubw'ibinyoma ntibabusenye. Ariko tuzabusenya mu izina rya Yesu ibinyoma paka. Nuko Nehemiya arabakomeza aravuga ati mwubake, yampagurukije ukuboko kwayo kwiza kuracyandiho. Yavugaga Uwiteka. Iyo uzi ko wahamagawe n'Imana kandi Imana ari imbere yawe iri kumwe nawe, nta mpamvu y'ubwoba, kuko Yesu aburusha imbaraga n'amaboko. Imana ihimbazwe cyane. Mvuge ngo haleluya. Uno mwaka rero ni cyo gihe cyo gukomera tugakomeza abandi, kuko abakomeretse, abaguye mu nzira ni benshi. Abo Satani yasenye mu by'ubugingo ni benshi, kandi n'ubu barimo kwiyongera umunsi ku wundi. Kandi Sanibalati na Tobiya, abadayimoni bashinzwe kunyega iby'Imana, gusenya iby'Imana, baracyakora. Urebe amakimbirane ari mu iyobokamana, urebe kutemerana kw'abantu b'Imana. Ibyo byose ni ibisenya umurimo wa Kristo. Ariko ngiye dukomeza abandi, tozinema. Imyaka itambutse n'umwaka dutambutse, hari ibyagusenye, hari ibyakugezeho. Sanibalati na Tobiya nta kizaho kwifuriza umurimo w'Imana ushaka kuba wakora. Kandi Sanibalati na Tobiya muragendana, mugaturana, mugasengana, ntabwo baba kure. Bashinga kunyega no guseka no gusenya ibyo Imana gukoresha. Ariko ntugire ubwoba, kuko Yesu rezonema ari hejuru y'izo mbaraga zose. Imana ihimbazwe. Abantu aho kubaka barimo gusenya iby'Imana, kugira ngo babyubake barimo kubisenya. Imitima ya benshi igasubira kwa Satani, ubugingo bwa benshi. Nehemiya avuga ijambo ryiza rikomeye. Ijambo rirakomeye ngo nimurebe ko tumeze nabi. Mu Yerusalemu habaye amatongo. Amatongo uzi icyo bisobanura? Abantu imitima yabo nk'amatongo, ni ukuvuga ngo nta kintu kirimo, nta gihari cyafasha abantu. Amatongo mbese ni ahantu hari ubusa nyine, hasenyutse, hatubatse. By'amatongo murabizi, haba harahoze inzu ariko itagihari, cyangwa hari ibikorwa bitagihari. Rero ahantu hahoze imbaraga z'Imana habaye amatongo neza, habaye amatongo. Kandi biravuga ngo iyo Satani asanze umutima w'umuntu ukubuye, ngazana abadayimoni bakubye abaye barimo. Ngiye asanze iyo nzu nta kintu irimo, ngazana abadayimoni 7 bakubye babandi ba mbere. Matayo ni kwavuga. Rero Nehemiya avuga ati abantu basenywe, ahari hari ibyubatsi by'Imana byahavuye n'ubusa. Hari amatongo. Agira ishaka Imana yamuhagurutsa mu gihe cye. Ndasaba kugira ngo Imana iguhagurutse, kandi nanjye nisabira kugira ngo Imana imuhagurutse mu izina rya Yesu, kuko amatongo ye aragwire mu bantu. Ibyo babitse by'Imana, Sanibalati na Tobiya ariwe Satani ubayoboye. Satani yarabisenye, ashyiramo ahubwo ibitungukira Imana, ahubwo byungukira Satani. Aravuga ngo amarembo yarahiye,
ngo nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Ubu abantu bari gutukisha Imana kubera umurimo wa Kristo wasenywe. Ariko ntimwihebe, haracyari ibyiringiro. Haracyari ibintu naho igiti cyatemwa kirongera gashibuka. Iyatanje umurimo ntizawusohoza mu izina rya Yesu. Hari ijambo ryanejeje cyane. Riravuga ngo abaye irabazi. Ngo banditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Imana izi abantu bayo, Imana ihebazwe cyane. Kandi izi n'aba Satani. Yesu arabazi. Umuntu yakujijisha, umuntu akakwiyoberanyaho, ariko nta wakwiyoberanya ku Mana. Imana iratuzi izi abantu bose. Umwiza ni mubi irabazi. Ukora ibyiza iramuzi. Ukora ibibi iramuzi. Haleluya, haleluya. Imana ihembazwe cyane. Nimuze twubake tutakomeza kuba igitutsi. Ubu abantu batukisha Imana barayitukisha kutahera ku itariki ya mbere kugeza ku yindi tariki ya mbere. Umwaka ugashya n'indi gataha. Ariyo mission bafite yo gutukisha Yesu gusa. Kandi mu kanya gato bagatabaza ngo Yesu nabarengere. Mwokagire Imana mu. Imana itujye neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Nuko ngo nimuhaguruke twubake. Ngo biyumvamo biyungamo imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Uwo murimo mwiza. Mwene data, uno mwaka nihe plan ufite? Niyo gukora imirimo mibi cyane niyo gukora umurimo mwiza? Niyo gukizwa? Niyo kubera abandi urugero rwiza? Migambi ufite uno mwaka ni iyihe? Nawe ngo uyu mwaka utangira abantu bakora ibyakurusha mbere, kugira ngo buzuze mission ya Satani umwaka usoza. Rero iyo abantu batuza mission ya Yesu babuzuye ya Satani, nuko byubatse nuko bimeze. Imibare ntigihinduka nuko bimeze. Wasanga warujuye ya Satani, ariko uno mwaka Yesu akufite imbabazi nyinshi. Wakongera ukegera Imana ukuza mission ya Yesu. Abwira Petero ngo mwinde umurobyi w'abantu, yari umurobyi w'ifi, w'ibyisi. Rero abantu bihindiye kuroba ibyisi, ariko kuroba iby'Imana byabaye ikibazo. Petero ngo yaraye aroba, yari umuhanga mu byo kuroba ku nyanja. Wajyana abantu bigira abahanga ngo bazi gukora. Ngo bazi gukora rwose imishinga pe, ngo barize. Ariko Imana yagufungiye uragenda ukadidimanga. Ukamera nkaho utazi na ukayibagirwa. Ngo Petero avuga ati iby'Imana wapi? Reka njye kwirobera ifi n'abandi bafatanyije ba Yohana na Bandereya bacika Yesu da. Uwo abantu bacitse Yesu, kandi Yesu aho bamucice arahazi. Muzamuhungira Yesu, umwami Yesu abera hamwe cyarimwe nk'Imana. Ngo bajya kuroba, ngo bararoba biranga, barajugunye, reka bageraho inshundura zicika barimo kuzifu. Uwo bantu barimo gupfundikanya kubera ko banze kumvira Imana. Ngo barapfundikanya inshundura baza basanzwe baziroba cyangwa bafite inshundura zima, ariko ngo bacitse Yesu basuye mu by'Imana itabatumye. Yeba baraye bakora babura n'umunyarogotwe bafata. Imana yagiye ifunga inyanja, nta fi yazamutse. Yaba Yesu yarashyize he? Imana iratangaje. Tekereje inyanja yose ima amafuta nabara, uri umuhanga mu kuroba, ariko habe n'ishonzi yazamutse. Imana yatangaje bene data. Ngo nuko bakibona Yesu arabasura ati nukuri mwami tware turoba ntacyo twafashe. Petero atangira kuganyira Yesu, kandi yamusigiye umurimo ahita awureka ajya mu by'isi.
reka babwire Imana iguha inshingano zayo, niguha mishoni yayo uyikurikize. Aburahamu ngo yumvira ijwi iravuga ngo mva muri ya Karudaya nkwereke igihugu uzajya nzaguha umugisha. Agenda ku ijwi gusa, ariko abantu basigaye bashyira mu mibare Imana ngo ubuse ndagenda, ngo ubuse nzabahonera, abana banyega amashuri. Nyumvira sha bese abantu bagaragaza ko Imana barusha ubwenge, itazi ubuzima bw'isi, itazi ko abana biga, itazi ko izu yishyurwa, itazi ko abantu bakodesha. Mbese abantu bazi ko Imana nta kintu izi. Ariko kakire bana, nuko Petero akubita imibare Yesu uti reka tujye kuroba, nubwo tutari mu wa Kristo dusubire mu byacu. Yewe data we. Nuko Yesu abahima gufunga inyanja. Imana izabahima, murahima kwihima Yesu. Yesu aje abahime turebe. Ibyo wishingikirije, byo wizeraga bidafite umumaro, ibyo mvaga ufite ubuhanga mbese washize imbere, iraje biteje agaciro, ibifunge maze ndebe. Uno mwaka hakuna michezo uno mwaka. Ko Yesu yaratubwiye twanga kumva, yarabwiye mwanga kumva, murasenye iby'Imana yango mu byubake. Iraje mubarane. Turebe umugabo wari we. Muri ibyo yavuze ngo n'umugabo nanjye ndamwemera. Yesu ko ari imbabazi nyinshi aravuga ngo Petero jugunye iburyo, abantu bajugunye ibumoso rero ubutamuso. Bagiye mu nzira mbese batagomba kunyuramo. Petero avuze ijambo rikomeye ngo kuva ari wowe mwami ubivuze reka mbikore. Uvuge reka mbanze mbabaze, ukora iki Imana ivuze cyangwa ukora iki Satani avuze? Kuko na Satani aravuga. Petero ntacyo yabonye, Yesu abona mugira imbaho ati njugunye iburyo no gose, ngo kuva ari wowe reka mbigire gute mbikore. Ukora iki Imana yavuze cyangwa ukora icyo wishakiye? Muzansubize commentaire. Eko Yesu agiye abaje ibibazo ko ntawe uryo usubiza. Byabagendekeye bite? Ngo ukuruta abaza ugasaza utamenye. Aha. Haleluya. Tukijya ngo yiga ngo Imana ikubake uwaka abandi cyangwa ukomeza abandi. Abantu barasenywe n'isi, basenywe na Satani, ibigeragezo birabasenya, abantu mbese bararambarara. Ubu Satani mo kubagenda hejuru. Rero Petero amaze kurabona ayo mafi, Yesu amaze gufungura inyanja, yaravuze ngo mfuza ntawafungura kandi nene nafungura ntawafunga. Baroba amafi menshi mu mateka, ngo niyo abantu barobye amafi menshi Yesu ategetse. Mu mateka yabo basanga baroba, ariko uwo munsi barobye amafi batigeze baroba kuva batangira umwuga wo kuroba. Imana ijyanga ibemeze ko ari ifite byose mu biganza byayo, yitegetse byose biyumvira, kabifunga kari kanafungura. Wowe uramutse rero kuva ngo n'ubwenge bwa ubwenge se ki? Ijambo rya rivuga ngo ninde ufite ubwenge, ngo ubwenge ki? Mu Yeremiya na muri Ezekiel biranditse rwose, aho ibaza ngo ufite ubwenge umunyabwenge ari. Abanyabwenge muri he ko mutigaragaza? Rero Imana tugire neza. Uno mwaka no kwegera Imana kurusha mbere, niwo guhamiriza Imana kurusha mbere, kuko ibigoye byo cyangwa ibirusha abagenzi cyangwa ibivana abantu kuri Yesu, Satani arimo kubinyangiza kurusha mbere. Haleluya, haleluya. Imana idufashe ngo biyungamo imbaraga zo gukora umurimo mwiza. Nuwe murimo mwiza uno mwaka ugiye gukora bizatuma Imana izajye wibuka? Umurimo mwiza toserema ko gukora umurimo w'Imana, ariko abantu mo kongera gukora imirimo mibi kurusha imyaka itambutse. Haleluya, haleluya, haleluya. Muri ibyo yavuze neza ngo izongera ikore n'ibindi. Imana ihora ikora ntisinzira. Kuba Imana ikongera umwaka wo kubaho hari benshi batawugejemo.
intego ufite imbere y'Imana ni iyihe? Niyungura wowe cyane niyungura Yesu? Ubu tugeze igihe cy'abanyeshuri bajya kwiga, barimo guhata ababyeyi iti Imana idufashe we, badufasha abana bajya kwigana, nimero ivaye amafaranga iboneke kandi baratabaza Imana. Tiko bimeze se? Imana ibafashe abana bajye kwiga kandi ni byiza kugira ngo bajye kwiga, ariko Yesu abashoboze amafaranga aboneke, wumve ngo n'ubwenge bwawe. Ubwenge si iki? Wumve ngo n'imbaraga zawe. Udatabaza Imana yo mu ijuru atabaza Satani. Ibyo biringiye byose bitarimo Imana biba ari Satani. Ahubwo muri kino gihe uratabaza nde? Uwo neza amatwi ijambo ry'Imana. Rero Sanibara Tobiya ngo barabasetse bakora iby'Imana. Ibintu by'Imana Satani abitesha agaciro kuko azikora ibyo bimusenya, akabitesha agaciro akabifeka kuko ari byo bimusenya buri munsi. Iyo abitesha agaciro rero abantu babona ko Imana nta kivuze nta kishoboye. Satani akabereka ko iby'Imana wapi aritera nyuma rwose, nta vision bifite, nta hazaza hari mu by'Imana. Satani arabashuka kuko biravuga ngo ni umushukanyi, ariko ashukana nabi, shuka nabi cyane. Nehemiya ngo bafashaga inkota bakarwana, ntabwo uvuze ngo ujya guterana amangumi. Biravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Ngo kandi bafite ubutware, abategeka isi y'umwijima. Isi itegekwa n'umwijima 100%, kandi umwijima ninde? Ni Satani. None yagiye bavuga ngo isi iraryoshye sha, reka tuyijoje ngo iraryoshye sha, mama shenge we. Naravuye ngo n'umubirizi nuko utarabimenya, iraryoshye ni mu ijuru se, ko ahantu haryoshye ari mu ijuru. Imana ihimbaza. Kuki muri ibyo yavuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo we, mpamya yuko izina ryanjye riri mu mutima we, bw'ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Imana ihimbaza cyane. Uyu no mwaka Yesu abavugire, Yesu atuvugire. Kuki no muri ibyo yavuze ngo mu ijuru y'Imana mfite umuntu mvugira, kuki atavuze ngo mu isi mfite umuntu mvugira? Isi ntiyari hari isa y'iririmbo, kuko yabonye nta wamuvugira hano mu isi, asanga ari Yesu mu ijuru gusa. Ari ijuru talalebo yakwitabaza. Haleluya. Iyo uhuye n'ikibazo ninde utabaza? No muziranye ukomeye ni iwanyu utabaza nde? Rero yabura mwaka itambutse utarakomeje abandi, utarukomeye ahubwo watumye usenya abandi. Kino gihe cy'uno mwaka twijemo nicyo kuwukomera ugakomeza abandi. Haleluya. Yeremiya rero avuga ijambo ryiza rikomeye ngo Imana igirana isezerano rishya n'abantu bayo. Uno mwaka yashaka kugira isezerano natwe bundi bushya kwinjiyemo. Icyambere ni ugukizwa, ukagaragaza agakiza cyangwa ukagaragaza ubupagani. Setu ukamesa kamwe, tukemera gukizwa cyangwa ukaba umupagani. Yesu akafite agukarasa nyina kubarurira. Hari umudafite umurenge abarurirwa amase? Hari uhari?
rero na Yesu akubarura mu bande. Hari igitabo cy'abarimbuka n'igitabo cy'ubugingo. Yakubaruye mu bande bitewe n'ibyo ukora n'imigambi uhora nidakwiriye. Ubaruye hehe? Ngo nta bwenge yagiye mu ijuru, nta rwandiko afite, ngagira ngo aziza uko abandi binjira. Hari igihe abantu bamenyera ijuru ukagira ngo ni irya bene wabo cyangwa ni iry'iwabo. Teka da! Ijuru ni iry'Uwiteka, ni iryera, hazajyamo abera, ahubwo Imana zishoboza kwera. Turera Mana urakiranuka, ngo Uwiteka yambonekeye kera. Ni ukuri yankunze urukundo ruhoraho, niyo cyatumye nkuruza ineza akanyegereza. Imana ihimbaza. Nzongera kukubaka uzawubakitse. Imana yatumenye kera tukiri mu nda z'abama turi urusoro. Niko yabwiye Yeremiya. Imana ihimbazwe. Ngo yadukuruje urukundo rukomeye kugira ngo twiyegereze. Uno mwaka Imana itwiyegereze, ko Satani we arimo kwegera abantu cyane. Imana ikwiyegereze. Dobe sinema la sike de bonema shaya do beneta. Ngo nzongera kukubaka uzawubakitse. Tobiya yaragusenye, Sanibalati yaragusenya, Satani aragusenya. Imana ikubake mu izina rya Yesu. Ibyagusenya uriya mwaka utambutse birahari, ariko uno mwaka utangiye ugira ubuntu n'Imana kuba yarakurinze. Yesu akubake, ubaka abandi mu izina rya Yesu. Wongera utumbira ijuru. Muri ibyo ngo tumbira Yesu wenyine, ni we gisubizo. Uburwayi bwaragusenye, kandi twihanganisha n'abarwaye bari kwa muganga. Imana ibakize mu izina rya Yesu. Imana ibakize mu izina rya Yesu. Abarasengwe n'ibigeragezo birahari. Imana igukuruza urukundo rwayo rw'imbaraga. Imana igukuruza urukundo rwayo rw'agakiza, kuko biravuga ngo nicyo cyatumye itanga umwana w'ikinege, kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege. Uno rukundo rero ni rwo ruduhesha agakiza muri Yesu Kristo. Urukundo rw'Imana rwaduha agakiza muri Yesu. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Nta kwiyegereza. Imana ikwiyegeze mu mbaraga z'agakiza, inyegeze mu mbaraga za Yesu. Talibore enema. Kuko uno mwaka harimo ibishuko byinshi, harimo indambara z'abadayimoni, harimo ubugome bwinshi bw'abadayimoni buzakora mu bantu, ariko Imana ibohora ubugingo bwa benshi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana itube hafi, Imana itube hafi. Shere benine menita kure benima. Haleluya, haleluya. Rero Yeremiya abwira Abisirayeli ngo Imana igiye gushyigirana isezerano namwe, kuko mu Bisirayeli bari barasenyutse, baratatanye mu mahanga, mu bihugu bitandukanye. Kubaka rero ni ukubahuza, bakongera bakagira kwizera, bakagira imbaraga. Imana yabo ikagaruka muri bo, Uwiteka, kugira ngo igirane isezerano n'abantu bayo, kuko bari baratatanye. No muri kino gihe abantu b'Imana baratatanye. Satani yabatatanyije abantu, yabatatanya. Kubera iki? Satani niwe utatanya ubwoko bw'Imana, ntibahuze, ntibajye mu mujyi umwe w'Imana ishaka. Buri wese agakora ibyo ashatse, wese agakora ibyo ashatse, wese agakora ibyo ashatse, kandi ngo bahuje umwami. Ni ukwibeshya. Ni gute umuntu waba asenga Imana imwe, umwe akagambana undi bicaye ku ntebe? Bivuga ngo umwe aba ari icyiciro cya Satani, ntabwo bafatanyije umwami. Kandi nawe ngo kuvuga Yesu ntabwo bisobanura ko uri uwe. Kuba umuntu ari umushumba, ari umuririmbyi, ari ipotere, ari umuhanuzi, ari umuvugabutumwa, ntabwo bisobanura ko ari uwa Yesu. Reka da, ibyo murishuka cyane. Ntaho bihuriye. Uwa Yesu agira ibimuranga, n'uwa Satani akagira ibimuranga. Yamutarabitondukanya, nicyo kibazo. Kuko ngo igiti cyiza cyera imbuto nziza, n'igiti kibi kikera imbuto mbi. Bisobanura umukristo mwiza muri Yesu
wera imbuto za Yesu, n'umuntu wa Satani wera imbuto zigari za Satani. Ahubwo wene data wera imbuto zande, ni za Satani ni za Yesu. Icyo kibazo ukibaza nawe ku giti cyawe, bitewe n'ibyo ukora uri uwa Satani. Bibiliya biranditse mu nzandiko za Yohana ngo ikigaragaza abana b'Imana ba Satani nuko nivuga ibyanditswe. None iyo Satani ashaka gucurika abantu, iyo umuntu abwiye ijambo ry'Imana ababwiza ukuri, ngo uyu muntu arimo kuongamira abantu abatuka, mama shenge we ariko sha mama shenge. Biranditse, ujye musoma Bibiliya, biranditse. Kuko abantu banga kumva ukuri, bakunda ibinyoma. Iyo umuntu abwiza ukuri ngo arimo kubongamira uburenganzira bwabo, mama shenge, uburenganzira bwabo wabuvanye kwande? Wabuvanye kwande? Kuko Satani ahenda abantu cyangwa ashuka abantu, bumva ari uburenganzira bwabo. Ngo reka senyura muntu yanyigizaho hatari kandi nanjye ndi hatari. Wamuhana turi mu biki, ngo reka n'uburenganzira bwanjye. Ni ubwa Satani aho gukurimo. Wakora ibyaha Yesu yakubwira ngo bivemo, ngo reka n'uburenganzira bwanjye. Ni Satani, ntabwo uburenganzira bwawe. Ntabwo ngo abantu bakunda Satani ku rugero rukomeye, kandi abantu ntibabizi. Kuko iyo ukora ibyo umwanzi ashaka ubukunda, unamukunda nyine. None kandi Yesu yavuze ngo nkunda abankunda, abashaka umwete nzabiyereka. Iyo umuntu akunda agakiza k'Imana, agashaka n'Imana, bakunda Imana. Ariko iyo umuntu Imana imuburiye ngo uva muri ibyo bibi akabyanga, bakunda Satani. Kuko amukoresha ibyo ashaka, akumva aranezerewe, ntamubwira ngo reka ibi ngibi. Rero Imana Data twese ibagire neza, ibafashe bundi busha. Kuko umwanzi we arimo gusenya itoro rya Yesu, arimo gusenya abantu b'Imana, arimo gusenya umuryango, arimo gusenya sosiyete. Kandi Imana igira ngo twubake cyangwa dukomeze iki abandi. Rero no mwaka Imana igira ngo igirane isezerano rishya nawe, ahubwo uri tayari cyangwa ufite intego yo kugira ngo ugirane isezerano n'Imana bundi busha no mwaka. Kuko abantu bajyanye isezerano ya Satani barahari benshi, abapfumu, abarozi, abagikuzimu, abashaka ubutunzi bamwe na bamwe, mbe ashaka ibyubahiro. Abantu bagira amasezerano ya Satani ni benshi. Wasano nteze amatwi urimo kunyumva nawe urimo, barahari. Rero girana isezerano na Yesu no mwaka kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo gukomera ugakomeza abandi. Daniel yaravuze ngo abahinduye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Noneho ababagushije bwo, abahinduye benshi gukiranuka, abahinduye benshi kugira ngo bakizwe, bazaka nk'inyenyeri, bazahabwa amakamba, bazahembwa. None ubwo ababagushije si igiti, ni igiti. Igiti kirahari rero, cyarateguwe cy'umuriro. kandi Imana turengeye bundi bisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge mwene data uneteze amatwi ijambo ry'Imana, kwa ijambo rivuga ngo Imana ikubake ubaka abandi. Nubwo Sanbalati yagusenye, nubwo Satani yagusenye, ariko haracyari ibyino ko Imana yakongera kubaka ugakora umurimo mwiza. None yarimo gukora nabubakaga bakora umurimo w'Imana, bakora umurimo mwiza. Baravuga ngo Uwiteka n'uzatubashisha kuko mwebwe nta kibakingira mufite. Uwidukingire kumwe natwe ni Yesu, kandi dufite ugutse imbere y'Imana. Abantu batafite ugutse imbere y'Imana n'abakora Satani. Rero iyarure uve mu mwijima ujye mu mucyo wa Kristo. Imana ikumurikire mu izina rya Yesu. Uno mwaka murikirwe na Yesu bundi bushya, ugendere na Kristo, utindane n'Imana, aho gutindana n'isi n'abantu na Satani. Wiyarure hakiri kare, uhunge umujinya wa Satani, uhunge umujinya w'Imana ugiye kuzatera. Ko Satani ngahora azenguruka afite ashaka kuwacocomera, warimbura. Rero hungira kuri Yesu, nta wundi buhungira atari ku Mana.
Imana igushoboze kandi kubashije mwene data mu izina rya Yesu. Reka tugusengere, Imana idufashe tugere neza mu izina rya Yesu. Mana nziza Uwiteka, tugushimiye ko twongeye iminsi yo ko tudakwiriye. Mana ijambo ryawe ryatsinze benshi. Ngaho tugere neza, abantu barasenyanye, abantu barasebanya, ariko Yesu ongera utugarukeho. Urengera itoro rya urengera abera. Sahi Beratino Tobiya atesho gaciro mu izina rya Yesu. Migambi ya Satani isenya umuntu w'Imana, isenya abantu b'Imana ibahuze. Iyo ngiyo usenya ukongore, urwango rwabaye rwinshi, abukundo rwarakonje, ariko Uwiteka tugara umuntu bwawe. Ngaho ongera utwubake twubakike, udukuruza imbaraga zawe. Imbaraga z'Umwuka Wera zidushoboze. Urakwenda gushimiye. Dusengeye uno mwaka uzabane natugere neza, uzarengera ubwoko bwawe, uzarengera Abanyarwanda, uzarengera Afurika, uzarengera Burayi mu izina rya Yesu. Rebienta Beria Zonema. Uwiteka we witamura nk'Imana dozenema, utube hafi cyane kurusha mbere. Ngaho duhe imbaraga udushoboze, ka urengere ubugingo bwacu n'ubuzima. Tubisabye byose mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha wa neza. Ni kwa kwenda bo ni ijambo ry'Imana, nagaruka mu ijambo rya Yesu Kristo. Uyu mwaka no gukorera Imana nk'abazapfejo, kuko igihe kirasohoye ko Yesu aje guhemba no guhana, kandi agira ngo nge nawe tuzamu bazahemba ibyiza ntituzahembwe ibibi. Wongere rero usenge wegera Imana ikwegere bundi busha mu izina rya Yesu. Ukanda samura ukora share, ukora comment like, Imana igiye umugisha n'inkunga ikomeye kugira ngo ubutumwa bugere kure cyane, kugira ngo abantu atazitwaza ngo ntago bumvisha ubutumwa bwa Yesu. Yesu rero baho umugisha wa neza. Shalom, shalom.